Besiri rirakubwe ko rutugu rukura ngo rusumbe ijosi wa gicucu. Rati wowe wena nakwitira nta n'uwakumbuza gacucu gusa. Tumuka mve imbere tumuka wowe uratinya ugashaka kunkubita wowe gicucu. Barakubeshye wowe se urashinyika iki ko rumeze kirashinyika iki subona ziba urashinyika se iki ndireba nkibaza niba uri mama wambyaye niyo nza kuvukira mu muhanda zimbyarwa n'umubyeyi nka dore kiriya giti umbwira ngo ushakire ikamba ryiza ugende wimanikemo hariya icyo nzakora nzagushyinguza cyangwa nijoze ko numva wakarabye funga umusarane w'umuntu uri muranukira hanyuma nawe urongera gushinyika gusa kirashinyika ibiki mani isoni. Latifa Latifa ngubu abantu iki bituma umuntu nteranyije na Latifa nyine Dado amabanga yawe azagenda funga umusarane wawe funga iwe siranukira Besiri amabanga mvuze gute ziba Hanisoni uravuga iki? Mwamagurikiye rero mwakoze ushyira hamwe ryo kundwanya. Noneho ndagira ngo mbereke ko ndi umwe uyu mwese yaba wowe yaba Latifa yaba n'abandi bose bishyize hamwe. Gege nyine. Ako ngira Latifa sinza handa vuye hano gunzi n'icyabaye. Hanyuma ukabuvumbura iki? Ukabuvumbura ibiki? Ako biranshimisha. Ziba cyangwa umuhonyori nihamara kuzamo inyoha ngaho ntabwo uzongera kuvuga wowe. Ako kuba muri gushwana biranshimishije. Ndakwasa urushye mukubise urarubonye. Ubu ngubu rero mugiye gutuma mera nk'imbwa yasaze cyangwa intare isanze mu rwuri rwayo abana bayo babatwaye. Ubu niko ngiye kumera mwese ngiye yabishinze imbonera Latifa uretse kwamba wowe bikujya nashaka n'ikibase ntabyo gutekereza kabiri. Rega amafaranga byarandi nta mu mwanya nkayashaka nitonze. ase ubwo kari bizatekera Batore ntabwo hano wenyine bahene Batore hano afite ibyana by'ibikosi bibiri wita amatibiri n'undi tubaye cyaribwa byawe hano afite abakozi babiri bakora ngaho bita bane gikorera ku izamu kimwe na nyuzo yari ikibwa kirekire kimwe afite amatiburi hano ntabwo batwumvirije iwabo. Erega nawe gakire musiga wifukaza utidiro nyina kuri kuza mu mbi bicanika yumva kwakumye ko twicaye hano ameze neza dufite nicyo turi kuganirira ariko umenya impamvu ibibazo byanyu byose itajya bikemuka abakozi bashobora kuba bajya banyumviriza. Yes ati wabimenya gusa byumva gute ariko reka mwereke n'ubundi ugakoze mu nda ye nkarangizamo akaboko reka nguha amafaranga sibyo dutangira igikorwa mve mu nzira nibashaka bazabimenya. Finally sureba se uva karisi undi nyuga reka nikoze mu cyumba ndiha agatelefone beta pesa wewe ariko uzambere umuntu ase bite byawe sana amafaranga turanisubira kwanza reka nzi aho bose wungira ngo ufatiye ne ayifata igihebe ba Mama mani uraho? Muraho neza. Changaho rero amakuru gawe. Ni meza. Nizere kutaje kuntuka. Kare. Igitomati nkawe sinubwo nagutuka mereye. Si kuki abantu bina hamwe muri kuvuga ngo nabaye umusirimu ngo nabaye namwese. Umusirimu gusa siko abaye urunyanya. Yego. Dore ubwiza.
atari ubwiza ariko iki kiziba ahora kibona ute yewe data we kumeze neza ra naravuze nti ikanzu baka abantu binaha bose bamaze kuyimenya uzayambara ku buryo umugore azajya ambaza ngo ikanzu nangaye nukurumva urakeye ego mana yawe noneho rero ukuntu sigasiga inzara utuntu twakumunwa nanje no kuzagira ukansirimura dadore singira umwana w'umusirimu n'ubwo wamwise icyo atari cyo mfite umwana w'umusirimu ahubwo si mama mama hari akana mbonye guca mu bitugu karengarenga guca buriya nyine namwitegereje ndavuga si uyu kwasa n'umwana wa mama Monika gakora arena gakware se ariko se ahubwo se uramubonye uramumenya ubonye ukuntu yakuze arena mbese dore buriya umuramutse byari kugusaba kwisimbukuruza cyangwa ukamugurutesha bugufi niko se none si uwo gakware wawe si ego mwana yaje ryari ubonye uko areshye se ego mbonye yarabaye gasongo sinakubwira yaje ryari se mu gitondo cy'uyu munsi nibwo yaje si wagiye kuzererera hewe niko se tarasize afunze ahangaha niko mama Moni none se uburankizwa n'iki noneho niba ari umuhungu wawe nkaba mubonye anyibiye inkoko ngaho yizana yimpereza gira vuba wa mugore we uzangendaho kugeza ryari koko nge ntaho nkugendaho mpereza inkoko yanje niboneye kandi wemeye karinaha umwana wanjye yiba aribaga nje ndamufashe guca gakware wawe yarayifite hafi yo kwipfura amababa akayirya ari nzima mu mpereza inkoko yanje genda ukingure dore urugi nta muntu urimo aha ari wowe wiyemereye ko ari umuhungu wawe ewe ubwo se ko ari uko nkubeshye ngo arahari gakware abinahangaha agira ate urambeshe ngo arahari nje namwiboneye yarayifite kandi urabizi nneza ko ageraga kageso ko kwibara wiyame ahubwo kuki ugeraga ibisambo wiyame kuki ugeraga ibisambo igisambo nicyo wabyaye ntabwo nabyara ibisambo narihaye mama Monika amafaranga ndafite nta mpamvu umwana wanjye ajya kwiba reka rero nkubwire niba ushaka ko dukomeza kuba abaturanyi beza mpereza inkoko yanje ntaho ndaje muri byinshi mpereza inkoko yanje cyangwa se tuje ku kagari no ku murenge turageraho ushatse kuvuga ngo umwana wanjye yabaye agaca gusa se kuko ari sakabaka nta nuho haraho ni sakabaka ahubwo yaduteye genda twari tumaze iminsi turi guhumeka niba yagarutse rero ariko agaruka ari hehe mama Moni cyakora uramwaye wa mugore we uramwaye ku izina ry'Imana igikoni nsanga kuko ari inaha yanyibiye inkoko naho biragarukira aha ngaha kandi nibwo uri guseka iciza rero genda ubwira umuhungu wawe angarurira inkoko nta nkoko gakware ntawe uhari nta nkoko yageza banza utuze umva mubyeyi we tuza wenda ubwo inkoko yagiye gutorera ahandi uri buyibone hari ikibazo gakware ntawe uri ndaha rwose ariko se koko uramubonye uretse ibintu byo guhimbahimba gakware uramubonye n'amaso yawe gakware wanjye mukorate biriya bintu urimo kugira ni ibiki mu by'ukuri mwana wanjye biriya bintu ni ibiki rate ugatinyuka ukanyubahuka ukamuturushya nagize mama n'ubu ngubu usibye kukubaha mfite ipfunwe ryo kukwita mama nese nagize ubwo umbwira mama warabikoze ibiki nakoze iki njyewe umunanumye kuko Latifu umwana wanjye umwe w'umukobwa nibyariye ugatinyuka ukankubita urushyi imbere ya kiriya gicucu ngo nibirasa akaturyega mama koko wishe papa koko mwana wabuze mama wishe kakuze ndagowe ese ni gute wabikoze umusozi wose ntubimenye mama nicyo kikwemeza ko bambeshyera nyine njyewe nicira umugabo n'ukuntu nakundaga mubiri gira ati Latifu ayo makuru urarashano Karine twabanaga rero riri kunteranyijeho urabona iturufu bafite itazatsinda nutangira kumva ibyo bakubwira mama rekeraho ngaho sobarurekeraho ngaho mama ibyo maze kumva birampagije naho se kubyara umwana ukamuta muri toilette mama ese uri ikiremwa muntu uri inyamaswa uri igikoko uri igiki kuri iyi si y'abazima mama ese uva amaraso ko njyewe mbyara umwana wanjye muta muri wese mama watwise umwana amezi 9 urangije uramubyara umuta muri wese ntayikuyemo
kuki iyo nda ntayikwemo kuki Latifa amashuri wize arahagije ukaba watekereza ukumva umuntu ukubwiza ukuri n'umuntu ukubeshya cyangwa uguteranya n'umubyeyi wawe ariko ubu koko gatinyuka bakakubwira amabwira angana gutyo bakambishyira nawe ukakira ukazana umujinya utabanje no kunyicaza ngo mbaze ibyo bintu ugatinyuka ukankubita urusha imbere ya birazakoma uvugishije ukuri uretse kubeshya kuko wenda nari mvuze ngo umwana wanjye ari ndaha n'impamvu ntaraza urebye neza ubonye yaba ari Gakware koko ariko si wamugana umuntu mbonye buriya ni umuhungu wawe cyangwa kujya ntawe uri naha wa mubyeyi we Gakware nawe uhari dore nje nari nunamye ndi gufura ngiye kubona mbona numva umuntu aratambutse ngiye kumva mu masegonda make numva inkoko zanje ziraniriye ngise guca nyebutse mbona ameze nk'umuhungu wawe Gakware ariko yari yambaye agapira k'utuboko tugufiya guca kaja gusa n'umukara n'ipantaro ya kaki none iyo myenda ntayigiraga ko nzi ko nawe ubizi neza wose Gakware buriya ipantaro ya kaki n'agapira k'agakara kajya gusa n'umukara guca pe iyo myenda ntayo namuguriye kandi imyenda yajyanye kwa mukecuru ni imyenda namuguriye nese uwo mwana yaba yaje ntaze kubanza kundeba yarahetse n'igikapu se nibura si wa mugani none naba nibeshe kuri wibeshye ntabwo umwana wanjye yiba uretse ko yahanuraga amapera nk'abandi bana yarageze ku rwego rw'inkoko mbeka iyo mukubita umujuguju wera ariko si wapfuye umugiriye impuhwe yarega ari igisambo ni umuntu ibaze ni umugabo se ubundi cyangwa wabonye akiri muto uwo muntu ni umugabo cyangwa wabonye ari igisambo gikuze cyangwa se n'umwana ukiri muto izo mpuhwe wowe ushobora kumukubita umujugujugu urakwihanira n'ibibi wa mubyeyi kwihanira n'ibibi ushobora kumukubita umujugujugu amaguru ukabura yavunnye bakagutwarana n'igisambo cyawe ugafunga mama mone ntaho ndi kugushira amakenga do aka kava hakajya ahubwo tujye ku gasantere turebe twemeje kwiyunga ndabwira ko ngurira ikiganza neza ari nyagasani Gakware ndamwica naje ushyigikiye muri byinshi ntacyo ntakoze narakubashye nk'umubyeyi ariko aka kanya nawe upfunwe no kuba narabyawe n'umubyeyi reka nkubwire ikintu kimwe kandi ucyumvize amatwi abiri isomo birigi niwe mugabo wanjye umwe rukumbi umugabo wankuye iwacu nkiri muto ambyaza abana arangije ngo ngewe ngo naramwishe ubu se nanemeye gupfakara nkiri muto ko nta wundi mugabo nashatse nemera nkamwicarira nkamwibuka nkamwiraburira kugeza ubu wari undi mugabo wigeze ubona nshaka arate karindi iriya nshinzi ririya shano riraje riraduteranyije kubera ko nakubwiye ko yabaye iwanjye ibyo bintu urabifasha urabyemera ubyegereza umutima uhitamo kunyanga koko arate numuye ibinyoma byawe ndambiwe kuba kuri iyi si ndibaza ukuntu hano hanze nzitwa umwana w'umwicanyi nkibaza ukuntu nzitwa umwana w'umubyeyi wishe umugabo Latifa ndagusabye ibyo nkubwira ngewe nka mama wawe nibyo ugomba kwemera nk'ukuri ibintu byose nakubwiye ntabwo nigeze kubwira ngewe ubwanjye nawe ujishurira nkubwira ko uriya Karine ari we nyine ibyo sinananiwe kubigumana mu mutima wanjye kuko ko nzi ko uri umwana wanjye tujya inama uri umwizerwaho ukuri ibyo bintu ndabikubwira nongera nkubwira ko Karine uriya ari mukuru wawe kubera ko ngewe mva inda imwe na nyina ibyo byose nakabaye Lati niba uhisemo kunyanga n'ubundi ntacyo nsigaje uretse nze mbikemure mwereke umwanzuro ngiye gufata ugiye kwiyahura se nawe ugiye gusanga data ngaho genda wimanike n'ubundi ibyaha byawe ntabwo byakugwa amahoro mama ibyaha byawe ntibyakugwa amahoro genda nawe wimanike genda nawe upfa umusange umunize mbere yawe igigurisha nawe ukajya ukorora ibintu byinshi gusa ariko gihe ntabwo nzi ahantu mwarabada ni ukuri ko Imana ahubwo ushobora no byakomeye mvango gakire yafashe umwanzuro mva yamaze kuvuga yamaze gufata umwanzuro ko agiye gutandukana na Karine akishakira n'uriya mugore wundi ni ukuri
umugore w'inzobe se ujya uzana yego cyane inshuti ya kari none ntibikibaho yeba data we we ntabwo uzi gakira umubona gutya gusa ntabwo umuzi uranisha itani ry'umugabo uriya gakire niwe wanahombeje maze Karine koko cyane siko databuja namufataga nk'umuntu mwiza nk'uwanzanye muri aka kazi akama ikaze muri uru rugo kare buriya ngo ari gushaka kugambanira Karine ahubwo rero mugabo usaba bagiye kumugambanira ugira ngo rimwe gusa abagiye kumugambanira inshuro nyinshi kuko hari igihe cyageze agahombya Karine muri kampani baba bafite cya kigo cyasinze kikamara nk'iminsi 3 4 5 ataratambuka Karine yirwarira ukuri yawe mabuja ko numva mbabaje ni ukuri ko mwana uzareka kubwiza ukuri jewe nari ntangiye kwibera inshuti na Karine wenda avuga nabi akajyana umushiha ariko yaratangiye kujya ndeba neza da none ubwo turabikora ndabizi se niyo mpamvu rero nyine ncakoze igisha ziragoye ni ukuri ko imana ziragoye pe yewe rero ikintu nakora nokubwira Karine akihangana da kumubwira he ugenda umuhamagare iriya jini rizakwice hamagare ntazataha yego bana njye ntabwo nzi imbabazi azataha kuko afite gahunda umva je nabyumve n'amatwi yanjye abiri yanarakaye nta gakiri aho ndi twe tuzi iyo tuvuga amagambo yose dushaka twahinze nta gakiri impamvu ndayizi ko Karine atari hano yigira intare burya kuko aba atamureba ariko hamugana aramutse aje Karine aje yaca bugufi uko nyambona bura uko igira kose ni uko aba adahari uzagende ugira ikintu umubwira ureka atakumira ariko Karine yicaye hariya nta jambo nibyo byose avuga ntago bihamya ko yanabikora abikora se urafunga ugiye he wanjye gera ugiye he kuri gufunga ndi gukaraba intoki rwose hano ngaha indwara zisigaye zaraje nyinshi no kuba abantu muri ino minsi batabyitondeye babipfiramo abantu bari gupfa bishwe n'amagiripe none se ngo bimeze gute uvuye yewe se uvuye he nicyo ndi kukubaza yewe mvuye kuri busheri kugura inyama ariko ndarebye nsanga inyama zose zari zaragoswe mpita nibonera inkoko ya make ivuye muri firigo ariko abantu bayipfuye n'ibihoni koko ibuze ko ari n'ahantu gifite amababa nguguze iki niguriye inkoko ibinyama zitera n'indwara inyama zitera indwara inyama reka tete zihora iyo nkoko iri hehe iyo nkoko hasi iri hehe muri mu nzu kubera izuba njeho yayaze koko nzira ndabiye nkoko ushaka kujya kureba inkoko mvuye kugura uziko umuzima wawe gukukira mu haba yaretse ikabanza ikanatuza ukicara ngateka ukarya ubundi bikava mu nzira gakwa bamunzira ndabiye nkoko kandi umuzima wawe no gukukiramo n'uvuye gusina ndabaza ngo bamunzira ndabiye nkoko so uko ushaka kuyireba uri gufunga ndi gufungura iramunzira koyo we nyagasani Imana yo mu ijuru gakwa karame iyi nkoko ivuye muri firigo kumva idakonje aho kubera nyine izuba niyo mpamvu nyine yashyushye nyagasani iracyari fresh gakwa iyi nkoko idapfuye nasi ikibazo n'icyanjye nyine igifite amababa biterwa n'amafaranga wayiguze iyo watanze menshi barayigupfura neza ziba zigiye ziri kuri detail niba se ngiyo ariyo nabonye wayo n'amafaranga inkoko inize batakase batagize ute
inkoko urabona atari ukuyiniga urabona bayikase ngo Mary kanze nza n'ibirungo garuka hano nza n'ibirungo utazatumarirukanga nawe ndavuze ngo igarure siko kumvisha ari afite ibitekerezo n'uno by'abantu b'abagabo kongo iki by'abagabo birabya hari ibyimbwa koko ikibazo cy'umugabo se ikibazo cy'umugabo kivuga ngo ashaka guta umugore we mu nzu noneho ashaka undi icyo ni cyiza wo oya hari ukuntu umuntu avuga ibintu ukajya ubona ari gukina hari ukuntu avuga ibintu ukabona ari tayari mu byo ari kuvuga banashima banaseka koko bishimye cyane urumva wabyumvisha ute niyo mpamvu rero njye nawe niyo twashakana ako ntabwo mbivuze turamutse dushakanye umva njye ntabwo wabona wazabinkora wabimwanga ndetse njye ntabwo mfite akamati woreka mubaze wenda hari ukuntu uba uvuga ibintu ugasa nk'uwikinira cyangwa ugasa nk'utaruka yego urebye bahena ukamuhera ku musatsi ukageza kuri rwa rukweto yambare ruhenze ntabwo nambara inkweto nk'izawe dore amafaranga bampemye byose naguze inkweto narubonye pe ubona hari aho umuriye nawe ntabwo nanjye narivuze ngo tubane narivuze ngo turamutse tubanye nyine ubw'urugero tuvuge niba ushaka n'undi mugore aho nyine ntabwo umugabo wanjye azangira nka kuri nyine akubita gakiri nanjye nk'ukubita inkonje kugira ngo ugire ubwenge uziko rimwe na rimwe n'igihe umugore afata biriya bintu nyine agakubita umugabo nabyo bituma umugabo yagira ubwenge ahubwo ntabwo uzi impamvu gakire yabaye igicucu kitagira ubwenge izira nkonje ahora arya hakoze ko ari hebabura bakurobora ubwonko barabukuraho kabura kuyaga tuvuge niba ufite nk'inusu y'ubwonko urumva gake ntafite atekereza gake nawe ntiyuzuye ukifata nusurobo fata nusurobo nimubura ko kuba afite ikiro cy'ubwonko akafite nusurobo muri make urugo kari najyaga kubita inkonje yavanagaho nusu oya igarama yari yavuga garama yowe ugiye gushiramo disi nta kintu afite rwose byaranze kandi ayo makuru rero nawe agira ubwiruda ntabwo nabivuga ubivuga uraba wicishije umutwe kandi njye nakwihinduka rwose njye ntabwo nabikubwiye ariko nanjye ntabyo numvise eka da umva gakwa igarure cyangwa unyambike ubusa ku musozi ese Mary turari gitogosheje ndavuze ngo garuka turari gitogosheje gakwa uyu munota utangiye kuri inkoko za Rwanda gakwa ntabwo ni by'inkoko ngenda yiguze byemere yuko nyiguze gakwa ubikirinda ubikirinda cyangwa ngo ukubite kwanza sinkajya mvugana nawe ureshya icyo ndeba mu mutwe gakwa ubikirinda Mary kamubwiza ukuri kwihega gakwa kamubwiza ukuri Mary kamubwiza ukuri inkoko yanjye rwose urankubita ndahirya njyenyine reka nimba udakumbuye inyama umbwire rwose iyo nyine cyangwa nyisubize cyangwa imwe nyisubize bampe ibiceri byanjye nimba ubishaka iyi meze nyisubize noneho zana amafaranga yanjye nimba utari kwemera ariko inkoko niyo kwandi niyo inkoko niyo kwandi tugende ngujyane kuri bushire maze inkoko niyo kwandi niyo kwa mucoma Mary niyo kwa mucoma hari haruguru hari iki niba izina rye inkoko ntabwo ari iya fefe ninde inkoko ntabwo yibye gakwa inkoko ntabwo yibye ariko ntabwo ndi umujira njye ndeba hano inkoko ntabwo yibye wapi manange umwana barakumbura inkoko agikora ntabwo nyibye Mary ntabwo nyibye inkoko ikwehe wajya ukara nimba ari ikijurano sira nk'uko ihuwe Mary nagira ngo ko nyibye Mary ntabwo nyibye ntabwo nihe wabonye aho bafata inkoko bakayinika aho kugira ngo bayikate nihe wabonye bafata inkoko bakayigurisha yapfuye biterwa n'amafaranga ufite ntabwo manange ubwo ibi bintu ndabigira nego gakwaye inkoko niyande uzi tugenda ufata inkoko uyisubize kuri busheri Mary nyisubize kuri busheri aho uyikuye nkwereke Mary nyisubize kweli ndabaza ngo ufate iriya nkoko fatura murambo y'inkoko rugarurubwo nteye waka urabona rumpeye njye nawe nafata kuki ingegera nzayice kugira ngo nzicwe n'abantu cyangwa ubucwe n'abajura aho gahambirwa we bagenzi bawe ninde wakwigishije kwiba njye nawe nafata inkoko yapfuye nimba ubishaka uyizane uyifatire tuyisubize gakwa Mary turaje na n'umunsi ushize utangiye kuza ubwo se nitumara n'icyumweru zawe utaranyica gakwa mbwiza ukuri nk'umwana wanjye n'umwana wawe iyi nkoko nayikuye kuri busheri gakwa karame ninde wakwigishije kwiba kugeza igihe wibye inkoko wigize agaca gakwa ndakwita muretse Mary kamubwire ni inkoko nayikuye yego kamubwire Mary kamubwire inkoko wayikuye kuri
busheri. Mana yanjye. Gakware inkoko ikwiye. Bamwe tuyisubize. Kwande. Kuri mucoma. Kuri busheri kuri mucoma. Zana iyo nkoko tujyeyo. Zana iyo nkoko tuyijyane. Zana iyo nkoko. Sohoka. Aha. Ngo yibye ataha ngo yarabarumbe. Wosanzwe mpahira wanjye turawurampanda. Ko ntabwo nzongera. Tugende. Reka ruragiye. Urabigenda nta n'isoni ufite. Sumbwiye ngo tugende. Umva wanze kubyemera. Ariko Fefe yakwiboneye. Nde yambonye. Yakubonye wakigoryiwe. Mu nkoko ze urumwigiriza inkoko akubona wirukanka ngo akubona ibitugu. Usambonye tumvaga. Yavuye ahangaha kubimbwira. Ndamuhakanira ngo ntabwo uhari. Kigaragara cyo ntabwo ndamenyera. Numvaga tambonye no mu Noneho urabyemeye ko wayibye kwa Fefe? Urabyemeye ko yibye kwa Fefe? Mundi ko kuretse ko nawe uburi kwigiza nkano bazi ibintu uzi nk'umwarimu ubundi igihe ubona mfite amafaranga yo gukorera ngo ngiye kugura inkoko. Mana yanjye. Cyangwa nigeze ngo tuma kwiba inkoko? Ntabwo wavuze ngo ugiye kugura inyama muri busheri. Nase turarya amashu turi inkwabo. Uza nkujyane ku kagari, nkujyane ku buyobozi bw'umudugudu, nkujyane hehe? Biramfungisha. Nagufungisha ariko. Ahubwo tugende. Tisubize. Ndakubwiye ngo tugende, tujye ku murenge. Wakiranganye twayirya nawe. Wanjeze mu nzu wakigoryiwe. Sumva ko utangiye gukora ibyina ikora hano. Seba ntago. Shusha amazi. Ngiye kumubwira. Ye mfite projet yo kuzajya nkuririsha ikintu bise inkoko. Ukagenda ukazana gahuke. Nzoka. Naguza kuyiteka se cyanyiteke. Shusha amazi tuyipfure gapfuke uwo musatsi. Turayiryanye none se mbigenze. Ubundi bite byawe? Koko yo telefone. Unzi urashaka iki? Uvuye numbwiye ngo ntabwo uzongera ngo kunyiteza ngo nagushaka gupanga nanjye ibintu ngo birebire. None ugarutse se kunyibambaza ushaka iki? Ndeka nibere mu bibazo byanjye nkudo ndimo niyanjye nyine namushaka kumvangira. Bivuze ngo niyo mpamvu akuye telefone. Uzishobora guhamagaye. Uburenganzira bwanjye. Gake ngaho windakarira basi. Ibintu wansabye ndabyemeye. Ndabyemeye. Biragushimije ariko. None bitashimisha se. Wumva se sha. Ndabyemeye ariko birimo kondisiyo. Izo kondisiyo nizo nashaka rero. Ibyo nakubwiye nibwo agomba kugenda. Nyine ubwo urumva niyo ikintu ngiye kugenderaho. Bizo kugira ngo bizo nitwa turi kumwe n'umwana byizo azabona na papa we. Akuye mu biganza byawe. Byose nyine. Ariko harimo kondisiyo. Ese kondisiyo ze. Nyine ndashaka ko tugurisha. Nkagurisha iwanjye nawe ukagurisha hano numara kugabana na Karine. Ese ubundi uri byizeye neza ko Karine azaguha divorce? Wowe byihore ibyo bindekere. Akumva nkwereke. Ibyo uvuze ibyo ni ugeze ku ngingo rwose. Ndenge gwara na Karine divorce. Ukumva? Tugurisha imitungo. Ntanabikubwiye n'ubushize. Nawe ugurisha imitungo. Tugende dushaka ubundi buzima tubeho neza. Turi kuva mu bintu by'ubuzima byo kuduhara sima. Ubu ntabwo ushaka kubaho neza wowe. Njye numva ibyo uvuze aribyo nashakaga. Nugurisha hano nkagurisha n'iwanjye. Mbabarira byibuze duhunge tujye nka Kampala cyangwa tujye muri Tanzania. Bamubwire Tony nimba wemeye ko tubana. Nawe nabyo kuvuga ngo uragenda gusa dutangirira hamwe nyine. Erega iyo ushaka kumenya ikintu kiri mu gihe uteramo ibuye. Uravuze ngo ndaze tubana muri nonse. Ntabwo ugenda uraguma hano tugumane. Haka ibyo bintu babizi. Uzi ko umugore asoza akinjira mu ndi. Ubwo rwagwa. Ibyo ni umwaka. Mwakoze wiki umwaka ubwibira kure by'umwaka. Kandi naranirukanye yaragiye byarangiye, sibyo? Kandi ntabwo naba mu bwenge nyine uretse ko umugore wanjye. Wakunjye ngatukabana. Divorce ko nzahita nshaka byute agahita acomoka. Banza nyumve. Ikiza gihari ni kimwe. Nibona n'umuntu mara gukora divorce. Genda hari nta kibazo. Ariko ntabwo naba muri nonse Karine yivuye. Nkunshaka kutuba heza. Nyine ndagurisha nawe ugurisha. Tujye nk'ubuganza n'itanga. Njye gakemya kukumangana kubera Karine. Ahubwo reka mwereke ingingo nziza. Ugomba kubwira umugore we. Dore ko abagore mugira umuntu ntega amatwi wumve. Ibintu agiye kukubwira. Si dufitanye ijyango. Dufitanye umwana. Mama ngarutse. Nyine tuzi.
ubundi ko ngende muri operasiyo orijinali waretse Karine nkamukura agapfa akamushyingura. Ibyo bivuye bwa rwawe basi ngugira ute bakana kuri gibwa ngugira ute nibyo ngwise ntabwo byumvise erega nuko tuzasigara twisanzwe urabisubire ngugira ute nyine agapfa kava mu nzira ibibazo bikarangira none tukaba mu mutungo twisanzuye byaba ngombwa n'inzu tukayigurisha tukagera aho ngaho ushaka ariko imitungo zitwayirukanye gake kuba nemeye ko ngiye nawe turabana ntabwo ushobora gushyikira mu mafuti nk'ayo ngayo kwicuma iki ubwo si ubwo ngo nitubuna abana kikatagira mu byumva ariko umva icyo uri bivuze gusa ubwo ikintu ntuje ariko nuko kuvugira hejuru n'ubwo bwawe ngo banga ko nubumviriza we watuje ntabwo ushaka kubaho neza ntabwo ushaka mu myangaro mushaka kugira umugabo kwitwa ko ufite umugabo murana akara mu gituza cyawe no akara mu gituza cyawe gake twumvikane ngiye sinshobora kwemera ko bicuma ako biro uzantera isesemi kugeza ryari ukuntu ruba rumeze wagira ngo ni uruturo rwa Nyabingi ruri aho ngaho ako biro uzi n'ibindi hari ibintu ushaka kukubwira nakubeshye noneho nkubwize ukuri ako se ubu ko mba nicaye hano hanze koko ni iki kintu mba nkoze gituma iyo nkurebye uzungurutse ubwonko bwanjye nkumva urashyuhije nkumva ndimo ndashyuhirana bira ndumva ashaka kubwiza ukuri ibintu nakubeshye nshaka kubimenya ibohora rwose ibintu nakubeshye umutima wanjye wambwiye ngo nkubwize ukuri kiba kibi bira uribuka nkubwira ko nyoko yapfiriye muri gereza bakamuhamba burya narakubeshye nyoko ariho ndanamuzi ariko ntabwo nzamukwereka n'ubundi warabitahuye sindi nyoko pe nta nubwo ndi na nyoko koko rero hari ahantu ushaka kugutuma ndashaka kugutuma ahantu ndashaka kugutuma ahantu utagira ikintu ukora ngiye kugutuma ikuzimu kwa Nyamuzingi wabo w'abapfu numara kugerayo nyoko niho muzamenyanira kubera ko nzahita mukoherereza byihuse ndakureba basi nshaka kubana nawe nuko nanjye nzagusanga shuffle